mushatse Uwiteka mu gihe cyarenze, Imana ibatabare, bayisubiye icyangugu iwacu, umwami abagire neza. Uwiteka araje ngo kuko utamenye igihe wagenderewemo, ageze hafi abona umurwa, abona harimo ubusambanyi, harimo ubujura, abantu baradamaraye, bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Uwiteka urebye ararira ngo wa murwa we nawe. Imbere ahangaha twari tumaze gukira icyorezo cya COVID-19. Ibyo byose ni ibyorezo rero mu by'Imana yavuze bizagaragara ko agiye kugaruka. Uwiteka araje guhema ndetse no guhana. Iherezo ku bintu n'abantu. Uwiteka yababuriye kenshi mwarazi, ariko araje mwese muramubonye. Abarozi n'ibisambo, Uwiteka araje. Igihe ni iki cyo guca bugufi. Ushaka kwihana igihe ni iki. Uwiteka araje. Abarozi n'ibisambo, abasambanyi n'abariganya, Uwiteka yambwiye mbabwire ngo nimwihane, igihe cy'imbabazi kikiriho. Yababuriye kenshi mwanze kumva, ariko iherezo ku basambanyi, iherezo ku bajura, iherezo abantu bose bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Uwiteka yambwiye mbabwire ngo nimuhindukire, mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze bikiri bugufi. Abantu benshi ngo muradamaraye, murahuze, muri kubyina nta kazaza nta kazaba. Uwiteka yambwiye mbabwire ngo ubwo muzaba muvuga ngo ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ngo ntimuzabasha kubikira na gatoya. Mwabwiwe kenshi muradamarara, ab'Imana batumyeho mubita ayandi mazina, ariko ndababwira ngo igihe ni iki. Umunyabwenge wese niyite ku iherezo ryiwe. Uwiteka araje, umwana aramubonye, umukobwa aramubonye, umugabo aramubonye. Benshi mugiye gusenga amasengesho amatakirangoyi, nyamara Uwiteka yabaye agahe k'inyongezo, ako gahe ngo mugashake mw'Imana, ako gahe mwakakozemo ibibabaza Imana, murasambana, murica, muragambana. None Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo mugiye gusenga amasengesho menshi atabasha kumva, kubera ko muyasenze ibyo mwatinyaga bibagezeho, ibyago n'amakuba, indwara z'ibyorezo bibashyitseho. Uwiteka ndazabasha kubumva, Uwiteka ndazabasha kubabarira, kubera yuko mushatse Uwiteka mu gihe cyarenze. Imana ibatabare, bayisubiye icyangugu iwacu, umwami abagire neza. Uwiteka araje. Luka 19:41 haravuga ngo ageze hafi abona umurwa, arawuririra cyane, ati uyu munsi nawe wa murwa we, iyo umenye byaguhesha amahoro, ngo ariko noneho bihishwe amaso yawe, ubwo iminsi izaza, ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, ngo bazakurinda cyane wa murwa we, bakuzenguruke impande zose, ahasigaye bazagutsembana, n'abana bawe bose batuye muri wowe ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi wa murwa we, ngo kuko utamenye igihe wagenderewemo. Ageze hafi abona umurwa, abona harimo ubusambanyi, harimo ubujura, abantu baradamaraye, bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana.
uwiteka urebye ararira ngo wa murwa we nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro ariko bihishwa amaso yawe. Umva rero wa murwa we ngo ubwo iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro bazakurinda cyane bakuzenguruke ngo kandi bazagutsembana bose batuye muri wowe ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi ngo kuko utamenye igihe wagenderemo. Ndakarabye ejo mutazavuga ngo ntimwabwiwe ngarabiye imbere yanyu ahasigaye mugiye kureba akimana n'abantu yiremeye. Murakoze cyane. yagutegetse kujya ahantu hirengeye ngo ubwire abantu. Ndatekereza ko aha turi abantu benshi bari hakurya hino no hafi bamaze kumva ibyo ubwiye abantu. Ibi bintu Imana ibikubwira yakubwiye ko ikimenyetso kizagaragaza ko kuza kwa Yesu cyangwa ko Yesu ari hafi kuza, yakubwiye ko ari ikihe kimenyetso? Ibimenyetso byaratambutse byinshi. Mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja kandi hamwe na hamwe hazatambuka imitingito. Ibyo byose twarabibonye. Inzara n'indwara z'ibyorezo ibyo byose twarabibonye. Imbere ahangaha twari tumaze gukira icyorezo cya COVID-19. Ibyo byose ni ibyorezo rero mu by'Imana yavuze bizagaragara ko agiye kugaruka. Ibyo byose ni ibimenyetso nubwo abantu badamare bakaba batabibona. Imana ibatabare cyane. Uragira uti hakize COVID ariko n'inzara izaza, indwara z'ibyorezo n'ibindi n'ibindi. Muri iyi minsi dufite ikibazo cy'uko imvura yanze kugwa, ibibazo byabaye birebire, ibishyimbo birimo kuma. Urabihuza ute n'ubwo butumwa Imana yaguhaye? Urabona izuba ryavuye, imyaka yumye. Iki ni ikimenyetso cyo kugaruka kuza kwa Yesu. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi ikiro cy'ibishyimbo kiri kugura 1700, ni ukuvuga ngo ya nzara yaje, ubwo abantu bose batangire bitegure ko akabano n'Imana kashobotse. Nibitegure ariko niba aca bugufi bakihana ibyaha byabo. Iri zuba mubona rizahagarara, imvura igwe, abantu bongere beze. Mbese ibintu byari biteye abantu ubwoba biri kugenda biboneka. Ibishyimbo, ibirayi byazamutse byagiye ku giciro cyo hejuru, ariko abantu nibihana umwami azabagira neza. Ibyari byapanze, imyaka yari yapanze izongera imanuke ku giciro cyiza. Imvura izagwa, abantu beze, abahinga bahinge. Icyo Uwiteka ashaka gusa nuko abantu baca bugufi bakihana ibyaha byabo. Icyo Imana ishaka nuko abantu baca bugufi. Muri iyi minsi hari kuzaho ibimenyetso bitandukanye nkuko ubitubwiye ngo ni ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Iyi nzara, iri zuba ryanze gutanga imvura, nabyo uratubwiye ngo ni ikimenyetso. Urabihuza ute? Mu minsi ishize twumvishe inkuru mu cyumweru gishize cy'uko hari ikigo kimwe umwana yahoze yihinduranya, ni ukuvuga ngo akihindura agasimba mu mwanya umwe mu wundi akaba umuntu. Urabisanisha ute n'ubutumwa Imana yaguhaye? Urumva umuntu wihindura agasimba mu kanya akaba umuntu, ibyo byose ni bimwe. Gusa wumvishije ubutumwa Imana yampaye ukareba n'ibirimo bigenda biboneka kuri iyi minsi ya none, abantu bari kurebesha amaso yabo rwose. Ibi ni ibimenyetso, ahubwo abantu nibabe maso, bakanguke, bapfukame, basaba imbabazi z'ibyaha byabo. Ariko naho ubundi Uwiteka abanguriye inkoni abantu yiremeye, icyo ashaka nuko baca bugufi. Ibimenyetso rwose birahari byinshi hirya no hino, tugenda tubyumva, bitambuka ku mateleviziyo, bigatambuka ku maradiyo tukabyumva, inkuru nyinshi. Ariko nituca bugufi kuko igihe hari iki ngiki cyo kwihana. Murakoze. Ntiduce bugufi kuko igihe cyo kwihana ari iki ngiki. Hanyuma wowe ndagira ngo utubwire ku muntu nkawe Imana yatumye, ni Imana yaguhaye kwitwara gute muri iyi minsi igoye? Mbese watubwiye ngo ufite abana 5, niba mu bigo by'amashuri hatangiyemo kugeramo ibintu bikomeye nk'icyo ngicyo, wowe uri kwitwara gute? Nirihe hema wiyubakiye kugira ngo n'abantu bakeneye kuza gucumbika hafi yawe baze? Ihema niyubakiye, cyambere ni ukumvira Imana. Ibyo yamuhaye byose ngabishyitsa, nubwo bitaba byoroshye, ni ibintu bigoye cyane. Aho ushika
bamwe bakavuga turiya ni umusazi n'ibindi ariko ibyo ntibintera ubwoba, nta nubwo bituma mpagarika kuvuga iby'Imana yampaye. Icyo nshaka gusa ni ukumvira Imana kuko nayumviye kandi nkayitunganira. Imana ifite ukuntu izabasha kundengera n'umuryango wanjye. Yego, uragira uti ninyumvira Imana ifite ukuntu izabasha kundengera. Ubwo ni ukuvuga ngo natwe dufatireho twumvira Imana n'imiryango yacu tuzarengera. Cyane rwose nimwumvira Imana, ibyaha abantu bihane bace bugufi. Aracicaye ku ntebe y'imbabazi, aracicaye ku ntebe y'imbabazi Uwiteka. Abantu nibave mu byo barimo bace bugufi, ahasigaye basaba imbabazi Imana ndetse basabe n'imbaraga. Uwiteka azabasha kubarengera mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'indwara z'ibyorezo. Uwiteka azabasha kubarengera. Hanyuma abantu bemeye guca bugufi wababwira iki muri iyi minsi? Bitwaza iki kugira ngo babashe gutambuka muri iyi minsi igoye? Abantu bemeye guca bugufi nibumve ijambo ry'Imana, basome Bibiliya cyane kandi basenge babe imbere y'Imana cyane. Muri ibyo bihe Imana izagenda ibambika imbaraga rwose, bahabwe imbaraga bayikorere, Imana izabana nabo. Hanyuma abantu banangiye imitima yabo kandi wababwiye, urumva ugenda uvuga mu masoko, ugenda uvuga mu biti, abantu banangiye imitima urababwira iki? Ni igiki wababwira kugira ngo batazazira ko batumvisha? Icyo nababwira abantu banangiye imitima bakanga kumva, hari ijambo riri muri Yesaya rivuga ngo nimwiyuhagire ibyaha byanyu ngo bive imbere yanyu, ngo mwige ngo gukora neza. Hepfo akavuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Abo bantu nibemera kumvira bazarya ku byiza byo mu gihugu, ariko nibanga bakagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana ibarengere cyane. Urakoze cyane. Watanga nimero yawe ya telefone kuko hari abantu bakeneye kukubaza ubusobanuro no kugusaba kudufasha gusenga, kuko umunyarwanda mwiza aravuze ngo ishyano rirakagwa ahandi. Ntabwo umuntu yakishimira ko abona ibikomeye bigera hano iwacu. Tanga nimero yawe kugira ngo ufashe abantu bazagerageza kuguhamagara. Nomero yanjye ni 0797 10 969 0797 Tigo ni 07 kabiri 2000 664 07 kabiri 2000 664. Iyo niyo nimero yanjye. Nakoze cyane bakunze Ifunguro TV, rero turabashimiye. Iyi ari Ifunguro TV, umukozi w'Imana muramubonye, tumusanze arimo kuvuga ubutumwa, agenda avuga hirya no hino, kubw'uko aba ari ahantu henshi hatandukanye. Bisaba ko agira ibyo yifashisha kugira ngo agere ijwi rye rigere ku bantu benshi. Ni muri ubu buryo nyine agenda avuga hafi na kure, mu biti akurira, mu misozi akazamuka, mu ibaya akabwiriza. Ni muri ubu buryo nyine agenda yifashisha ahantu hadasanzwe kugira ngo yumvwe n'abantu benshi. Ubwo rero bakunze Ifunguro TV, muriyumviye icyo tugamije no kubagezaho ibyo kurya by'ubugingo. Murabizi intego yacu niyo guhindura abantu benshi kuri Kristo. Biriya vango abahinduriye benshi kuri Kristo bazaka nk'inyenyeri. Ndakwifuriza guhinduka rero. Cyane yari Ifunguro TV, utarakora subscribe ntuhave, ukanda akazogera, reba kuri telefone yawe, ukande ku mutuku kugira ngo ujye ukurikira. Ndabakunda cyane. Cyane ni Ifunguro TV, hano ndi mu Rwanda, mu Kamurenzi Francine. Imana nibaho umugisha, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi wowe wishimiye ubutumwa bwiza ukwifuza guhindukira, Imana nibane nawe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibahereze umugisha. Ahasigaye ndabasezeye, mwumve iby'Imana ibashakaho.